Nicolas Sarkozy wabaye perezida w'Ubufaransa kuva muri 2007 kugeza muri 2012 yakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo kwakira amafaranga ya Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuyobora Ubufaransa. Uyu Nicolas Sarkozy ni wagize uruhare mu yitwa rya Colonel Muammar Gaddafi byatumye OTAN imugabaho ibitero. Ese Nicolas Sarkozy wagize uruhare mu yitwa rya Colonel Muammar Gaddafi ko aya mafaranga yari yaramuhaye kuki yaba yakatiwe imyaka mike? Ariko se ubundi imyaka 5 koko nkuko bivugwa azayimara ari mu gihome cyangwa no gukinga akadema amaso kugira ngo bigaragare ko habaye bitabera? Ariko se ubundi kuki yahawe amafaranga yo kwiyamamaza kugira ngo abe perezida w'Ubufaransa yarangiza akagira uruhare kugira ngo perezida yamuhaye wa Libya Colonel Muammar Gaddafi yicwe? Yaba ibisubizo by'ibyo bibazo kimwe n'ibindi bibazo bibaza kuri urubanza rwa Nicolas Sarkozy, kumana natwe muri iki kiganiro paka kugeza kirangira aza gusobanukirwa. Kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi y'video maze rebana ndetse subscribe ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene, mbahaye ikaze. Iki ni icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'i Paris kuri wa 4 tariki ya 25 Nzeri 2025. Ruhita runategeka ko agomba gutajyanwa muri gereza yaba ajurira cyangwa atajurira. Gusa urukiko rwamugize umwere ku bindi byaha byose birimo kwakira ruswa n'icuruzwa ry'amafaranga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nicolas Sarkozy w'imyaka 70 nyuma yo kumva umwanzuro w'urukiko yavuze ko uru rubanza rushingiye ku mpamvu za politiki. Nicolas Sarkozy araregwa kwakira amafaranga ya Colonel Muammar Gaddafi, akaba yari yamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza byo kuyobora Ubufaransa. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu guhabwa ayo mafaranga yasezeranyije Colonel Muammar Gaddafi gukora isura mbi yari afite imbere y'ibihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze za Amerika. Umucamanza Nathalie Gavarino yavuze ko Nicolas Sarkozy yemereye abari bamwegereye kuvugana n'abayobozi ba Libya bagamije kubona inkunga y'amafaranga yo kugira ngo abone uko yiyamamaza. Nicolas Sarkozy kandi yategetswe kwishyura amafaranga y'ihazabu y'amayero 100,000. Abandi bareganwa nawe muri uru rubanza barimo abahoze ari abaminisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu ku ngoma ye, harimo Claude Joya na Brice Hortefeux. Urukiko rwahamije Joya ibyaha bya ruswa n'ibindi, naho Hortefeux ahamwa n'icyaha cyo gucura imigambi y'ubugizi bwa nabi. Nicolas Sarkozy yavuze ko icyabaye uyu munsi ari ibintu bikomeye cyane ku byerekeye n'amategeko agenga igihugu ndetse no ku cyizere abantu bagomba kugirira ubutabera. Nicolas Sarkozy abigarukaho yagize ati: niba bashaka ko byanze bikunze njya kurara muri gereza nzararamo. Kuva muri 2013 ubwo Sarkozy yavaga ku butegetsi nibwo hatangiye gucicikana inkuru z'uko yahawe amafaranga arenga miliyoni 50 z'amayero na Colonel Muammar Gaddafi ngo yiyamamaze. Muri 2011 mbere yuko Gaddafi yicwa, hari amakuru yagiye hanze bivugwa ko ashobora kuba Sarkozy yarakiriye ruswa iturutse kwa Colonel Muammar Gaddafi. Nyamara Nicolas Sarkozy akimara kumva ayo makuru, igisubizo nta kindi yabonaga agomba kwikiza Colonel Muammar Gaddafi. Nta kindi yakoze, yahise agenda ateranya OTAN yose maze bavira indimwe kuri Gaddafi kugira ngo Gaddafi atazagira icyo atangaza ku by'ayo mafaranga. Nyamara ubwo intambara yari ikomeye muri Libya, Gaddafi yagerageje guhunga. Nyamara Nicolas Sarkozy atanga itegeko ko bagomba kumuhiga ku bubina bwiza mpaka bamufashe. Inyeshyamba zo muri Libya zamufasha ni muzima. Yewe ubwo yarashyirwaga no mu modoka ya ambulance ajyanwa kwa muganga yarari muzima. Ariko amakuru yaje kujya hanze nuko muri izo nyeshyamba zafashe Colonel Muammar Gaddafi harimo intasi imwe y'Abafaransa yari yoherejwe n'uyu Nicolas Sarkozy. Ubwo bari mu nzira bagenda bajyanwa kwa muganga, bivuga ko iyo ntasi ya Nicolas Sarkozy ariyo yarashe Colonel Muammar Gaddafi amasasu yo mu gituza birangira apfuye, kugira ngo naramuka ageze mu rukiko irahi atazagira icyo avuga ku bijyanye na ya mafaranga yahawe na Colonel Muammar Gaddafi yo kugira ngo amufashe kugera ku butegetsi. Ibyo wamenya ku rubanza rwa Nicolas Sarkozy wakatiye imyaka 5 ari mu gihome azira amafaranga yahawe na Colonel Muammar Gaddafi kugira ngo amufashe kujya ku butegetsi. Nyamara neza Colonel Muammar Gaddafi yagiriye Nicolas Sarkozy amafaranga agera kuri miliyoni 50 z'idolari kugira ngo abashe kwiyamamaza. Icyo yamwituye n'inabi byarangiye anamuhitanye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi video maze rebana subscribe
ukandeho tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda, njye nkaba Theogene. Imana ikomeze ibandindire impagarara, ahubwo ibantirize impagarike n'ubugingo.